Kimwe n'ahandi mu Rwanda, muri aka karere ka Nyamagabe hari imiryango iri mu bukene isaga 35,226 irimo 250 iri muri gahunda yo kwivana mu bukene izwi nka graduation iri gufashwa kubuvamo mu gihe cy'imyaka 2. Jewe nitwa Mukantwari Esperance, ndi umwe mu bantu bari muri graduation. Imibereho yacu nyine no gucishuro kugira ngo tubeho, ariko ubu nyine umuntu agomba kwikura mu bukene. Jewe nitwa Nyiranguge Helene, ndi umwe mu banyamuryango bari muri gahunda yo kwikura mu bukene hano muri Nyamagabe. Aba babyeyi na bagenzi babo nabo mu murenge wa Kibirizi, itorero rya EAR Paroisse Kiraro mu bufatanye n'umushinga uterwa inkunga na Compassion Internationale baboroje amatungo magufi y'ihene 20 n'inka 15 muri gahunda ya Gira inka Munyarwanda, yose hamwe yaguzwe miliyoni 18,250 by'amafaranga y'u Rwanda. Te gahunda yo kwikura mu bukene kubera itungo bampaye, icyo rizadufasha no kubona ifumbire tugahinga tukeza, mbese nayo nkazagiraho nkaba nakoroza abandi nkabafasha. Ariko ubu ngubu kubera ko mbonye itungo ndashima abantu banzirikanye, Compassion ndayishima pe, iranzirikanye impaye itungo kiye kuryitaho. Muri make n'ibiryo biziyongera kuko nimbona ibishingwe nzakora akarima k'igikoni, mbona imboga mu ndyo yuzuye zizemo niteza imbere. Muri make Compassion turayishimira kubera ko natwe yadutekerejeho kugira ngo tworoze tubone twiteze imbere muri rusange. Umuyobozi w'imishinga yose iterwa inkunga na Compassion Internationale mu karere ka Nyamagabe, Nzimurinda Emmanuel, we avuga ko abahawe inka cyangwa ihene bikwiye kubabera inzira y'iterambere n'imibereho myiza. Umva yuko ari gahunda ya leta tugira ngo tugufashe kwikura mu bukene. Ndabasaba rero kugira ngo aya matungo muhawe mugomba kuyafata neza. Ni gahunda nziza ya leta y'u Rwanda yo kugira ngo rero mwikure mu bukene. Twebwe turamushyigikira, ariko umva ko rero ufite inshinga no kwibana mu bukene. Izi nka muzifate neza, zaba zifite ubwishingizi, ufite inshingano yo kuzitaho wowe ubwawe, ukayivuza kuri muganga wemewe. Mukwiye gushyiramo imbaraga, iterambere rirashoboka. Naho umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habimana Tade wavuga ko aba baturage bakwiye kumva ko kuva mu bukene bishoboka, bityo ntibatatire igihango. Iyi miryango icyo tuyisaba ni ukudatatira igihango bagiranye n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wabagabiye. Mubonye ko abahaye inka nziza, tubasaba no kuzorora neza kandi bakazitura bagenzi babo. Iyo miryango rero yari ifite ubukene, ubu ni ukubabwira ngo batangire bitegure yuko gukira bishoboka. Gukira birashoboka, urugo rwatashyemo inka ruba rwatashyemo ubukungu, kuko nimba umuntu yaramenyereye kwirirwa agenda, bisaba ko aguma hamwe agakora akabasha no kwita kuri yanyu. Izi nk'iyi miryango yorojwe ziri mu bwishingizi, zikagira n'ibikoresho bifasha umworozi kuzitaho neza, hamwe n'ubundi bufasha bugenda buhabwa bari muri iyi gahunda yo kwivana mu bukene. Ubuyobozi n'abafatanyabikorwa b'akarere bagaragaza ko bizagabanya umubare w'abafite ubukene ubu buri ku rugero rwa 51.4%, cyane ko imiryango yavuye mu bukene mu cyiciro cya mbere isaga 532. Mu karere ka Nyamagabe, nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.